I'm coming home. We are so soon coming home. Yes. Turenda gutaha iwacu, turenda kugera iwacu heza cyangwa se Edeni. Edeni nshya irenda kugaruka. Nshuti mwene data aho murereye hose, to everyone where you are, whatever you do, every position, to everyone, I'm greeting you all in the name of Jesus. We are so soon coming home as new paradise forever. Ndagarutse rero mbasuhuza mwese aho muherereye hose, kama ni kawaida niko umuswahili yabivuze, ni ibisanzwe tuje kwiga kandi Imana ihabwe icyubahiro kuri televiziyo yacu ya KK TV Rwanda, cyangwa se kwihana no kubabarirwa ibyaha. Rero amahoro y'Imana abane namwe mwese ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2023, turagarutse ngo twongere tuganire ku butumwa bwiza, aho tubwira abantu ko Yesu ari hafi kugaruka kandi twese ko tugomba kwihana kugira ngo Yesu Kristo azasange twiteguye, kuko nta kizaba kimuzanye kindi atari uguhemba no guhana. Rero ijambo ry'Uwiteka ni iry'agaciro kandi ni indorerwamo buri muntu wese yireberamo kugira ngo abe ashyitse mu maso y'Imana. Tugiye kwiga icyigisho twahaye umutwe uvuga ngo inzira ijya mu ijuru inyura kuwo wita umwanzi wawe. Inzira ijya mu ijuru inyura kuwo wita umwanzi wawe. Nta banzi twebwe twemerewe kugira, niyo mpamvu navuze ngo kuwo wita umwanzi wawe. Ushobora kuba hari umuntu wita umwanzi wawe, ariko ntabwo ari sawa ku bwa kamere cyangwa se kubw'uko tuvuka dutandukanyijwe n'ubwiza bw'Imana, tugwa mu ikosa tukagira abanzi, ariko ntabwo ariko tugomba kuba turi, ntabwo urwo rwego arirwo tugomba kuba turiho. Rero ntabwo iki cyigisho kiratinda cyane kandi mbanje kubiseguraho kubw'uko hari hashizemo akandi gahe tutabonana kuri televiziyo yacu. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, ndabashuje mwese abakristo aho muteranira hose, amadini n'amatorero atandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, mwitegure kugaruka kwa Yesu. Dora tubaha ibyigisho mukibaza muti ibibwirizwa byo bibahe. Ibibwiriza nabyo birahari, ariko uzavuga ko ari kubwiriza ni nk'umwitozo cyangwa se ni ukwitoza. Ikibwirizwa nyakuri gitangwa na Kristo. Twe turigisha, Kristo akabwiriza. Kubwiriza nyakuri kuzabaho igihe abantu bazaba bahawe umwuka wera, cyangwa se basukiwe imbaraga y'imvura y'itumba, aho umuntu azabasha kuvuga ijambo ry'Uwiteka riganguranya imitima y'abantu, atari kubw'imbaraga ze cyangwa se ubwenge bwe, ahubwo ari kubw'urukundo rw'Imana. Kandi icyo gihe nta mpaka mu kibwirizwa, nta mpaka ziba zirimo. Uravuga kandi abantu bakumva kandi bagashyira mu bikorwa. Ubu rero iyo tubwiriza cyangwa se wowe uzumva bavuga ngo ni ikibwirizwa, aba ari gahunda yo kwitoza kandi koko biba bikenewe, ariko ikibwirizwa nyakuri, ibibwirizwa nyakuri bizatambuka muri icyo gihe kandi kiri bugufiya cyane, aho Imana yenda kuza ku murimo wayo, gusoza umurimo wayo mu buryo bugaragara, kandi buri muntu wese azabona ko ari imbaraga y'Uwiteka iri gukora cyangwa se iri ku kazi. Rero tugiye gusenga kugira ngo dutangire icyigisho cyacu. Imana ihari, abamarayika baturinde, namwe mwese aho murakurikirana ano magambo tugiye kuganirira hamwe, namwe Imana ibafashe kandi ibabe bugufi.
mureke rero ibyo murimo byose mukora tubanze twubahe Uwiteka dusenge. Data wera wo mu ijuru, turagushimye, icyubahiro n'ikibi cyawe, wabanye natwe umunsi wose n'iminsi yose yatambutse. Satani yaduciriye ko uducira akanzu, niyo mpamvu wemeye ko twongera kuza kuvuga ibyawe, umurimo wawe uwutere kujya mbere, kandi imitima yacu uyihe imbaraga yo kwihana no kureka ibyaha no kuva mu cyaha, maze dutere intambwe tuzamuka rwa rwego rugana mu ijuru. Uduhe kuvuka bundi bushya, kandi uduhe gukomerera muri wowe. Tubisabiye buri muntu wese urumva iki cyigisho n'abazabyumva mu buryo buzakurikiraho. Utegereje kugaruka kwawe bose utwambike ikamba ryo kunesha, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Uwiteka abane namwe mwese, nagiye kubasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ngo Yesu abahire aho muri hose. Ku mazina n'ubundi ntibisanzwe, wenda nibutsa bashobora kuba bumvishe cyangwa se bafunguye iyi cano ku nshuro ya mbere. Amazina nta yandi ni Gasigwa Balthazar, aya ni amazina dusanzwe twitwa, ariko izina nyakuri ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo, turabizi neza cyane, hariho buri muntu wese abasha kubonera agakiza, hariho abasha kubonera ubuhungiro. Muhunge rero, muze twese duhungire muri Yesu Kristo, kuko aho ibihe bigeze, aho isi itwereka igeze, ibihe birakomeye. Buri muntu wese agomba gushaka ubuhungiro hakiri kare. Nari nababwiye umutwe w'icyigisho mbabwira ko gifite umutwe uvuga ngo inzira ijya mu ijuru inyura ku wo wita umwanzi wawe. Ni urugamba rukomeye cyane. Uwo wita umwanzi wawe afite 90% byo kuguhesha ijuru cyangwa se ukaribura, ku mahitamo yawe bitavuye ku mahitamo ye, kuko ari ku rugamba rwiwe nawe uri ku rugamba rwawe. Niyo mpamvu umuntu wese, wowe wita umwanzi wawe, icyo wita ikikugoye cyangwa se inzitizi ziri mu nzira yawe, urwitwazo ufite rutuma mu mutima wawe ukubwira ko Yesu nakubaza impamvu utakoze icyo yaragutegetse yagusabaga, wowe ukavuga ati byatewe na gutya na gutya. Izo nzitwazo zose ziva ku mubi. Izo nzitwazo zose uzatanga, reka nkubwire ko nta mumaro zizamara imbere y'Imana, mu rukiko, mu rubanza, nta mumaro zizamara, kubera ko buri muntu wese yahawe iki? Yahawe ububasha n'imbaraga byo kugera ku rugero rushyitse, urugero rwo kuba ijuru rimubonamo nk'umukiranutsi, ijuru rikamubonamo nk'umuntu wubaha Imana, nk'uko Nowa cyangwa se ba Mose, ari aba Yobu, Imana yagiye ibareba yibereye mu ijuru ikabona ko ari abakiranutsi nubwo bo batabaga babizi. Niyo mpamvu rero nta rwitwazo inshuti mwene data. Uwo wita umwanzi wawe ashobora kukubuza ijuru nyamara wari uryizeye, ndetse n'ibyo byose umugabo wawe, umwana wawe yakubera inzitizi, ariko nta rwitwazo. Intwaro irahari, inkota irahari yo gutsinda urugamba. Rero tugiye gutangira tureba isomo riri buze kudufasha kwinjira mu cyigisho cyacu cyo kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki, kugira ngo ijambo ry'Uwiteka rize gufasha abana aho baherereye hose hirya no hino, abakuru, basaza, gutyo buri cyiciro cyose waba uherereyemo, Imana iri buze kudufasha, Imana iri buze kudufasha. Mureke rero abafite Bibiliya zanyu murambure muri rwa kabiri rwa Petero, ndaza kubabwira igice mpageze, rwa kabiri rwa Petero. Abafite Bibiliya zanyu muzirambure kugira ngo tujyane twese, kandi
tuze kujya dusoma buri muntu wese abyitegereza neza cyane. Ndabishyira kuri televiziyo kugira ngo bize kugaragara, noneho dusome twese turi kujyana. Hano hasi baravuze ngo nababwiye urwa kabiri rwa Petero, yego ndabona mpageze, noneho mureke dusome. Baravuze ngo ni urwa kabiri rwa Petero, cyangwa se urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Petero. Ni ku bice urwa kabiri rwa Petero. Yego, reka mbarebere igice cya kangahe? Igice cya kabiri. Oya, ntabwo ari igice cya kabiri, ni urwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5. Baravuze ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ibi nari mbizi neza ko tugiye kubyifashisha tugereranya kiriya cyigisho n'izi nzira ebyiri zikurikirana babwiye. Inzira ya mbere, reka dukomeze. Inzira ya mbere turabigereranya nk'uko wafata icyo bita, bakunze kubyita mu gifaransa ngo stade de développement des enfants, ngo imikurire y'umwana kuva intangangabo igihura n'intangangore kugeza ashaje. Ikindi noneho turahita tubihuza n'urwego cyangwa se iyerekwa ry'abana b'Imana bagiye baba mu bihe bitandukanye, bagiye berekwa urugendo rujya mu ijuru nk'urwego rushinzwe mu isi rukazamuka rukagera mu ijuru. Urabona ukuntu urwego ruba rukoze, ibiti bibiri ku mpande n'utundi dutambiko tugiye turimo hagati umuntu agenda akandagiraho azamuka. Rero bigaragara ko ibyo bintu tugiye kubihuza n'iki cyigisho cyacu. Ntabwo kiraba kirekire rwose, turahita dusoza. Mu bintu byinshi twarabivuze rwose, twarigishije, kandi Uwiteka yatubaye hafi. Ubu igisigaye ni ukugaragaza ngo ese abantu baracyari abanyamihango cyangwa se bamenye Kristo by'ukuri. Nicyo ngicyo gisigaye cyonyine gusa. Rero tugiye kubihuza. Abanyeshuri aho murereye hose mutega amatwi rwose, harimo n'amasomo menshi cyane ku bijyanye n'ibi bintu tugiye guhuza na ririya somo tumaze kubona mu rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5, aho tumaze gusoma ziriya ntambwe zose mumaze gusoma zigera muri hagati ya 7 n'8, niba ntibeshye, mugende mwongere muzibare neza. Ziriya ni intambwe umukristo agomba gutera, kwa kundi wahereye ku rwego ukandagira ku gatambiko ka mbere, ukazamuka ku wa kabiri, ukazamuka ku wa gatatu, hari akugeraho ijuru rikakubona nk'umukiranutsi ugomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kandi izina rye rikandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyo kunesha, ukaragwa ubugingo buhoraho, ukaragwa ubwami buhoraho, ukazaba muri ya ngoma y'Uwiteka idahanguka. Ako gatambiko buri muntu wese utuye ku isi ashobora kuba atazi ngo nakagezeho, ariko ntidusabwa guhagarara kuri kamwe. Guhagarara kuri kamwe ni ugutinda mu rugendo, kandi gutinda mu rugendo kuko mubizi
ibitero bya Satani n'ubundi nyuma biba bidukurikiye. Satani agomba guhita agutsinda mu nzira. Abisirayeli bari mu butayu basabwaga kwihuta, kandi mwibuke Uwiteka akura Loti mu irimbukiro cyangwa se muri wa mudugudu w'irimbukiro. Biramubwira ngo genda nturebe inyuma, wihute uhunge udapfa. Ariko byaje kugenda bite? Muvuga ati ntuze kureba inyuma, ntutinde mu nzira, kuko ibihano ngiye guhanura mudugudu bishobora kukugeraho. Ibyabaye murabizi. Niyo mpamvu rero ruriya rwego ntabwo rusaba ngo, kuko ruriya rwego rushushanya Kristo, inzira ijya mu ijuru ari we tugomba kugira gute kwifashisha. Uko uzamutse aka mbere, uko uteye aka kabiri, uko uteye intambwe, niko Kristo ngo arushaho kugira ute kukugoboka, akaguha imbaraga yo guterana kandi gakurikiyeho. Intambwe ya mbere urayitera, Kristo akagufasha gutera iya kabiri, ukazamuka ku rwego ka gatatu, Kristo akagufasha gutera intambwe ku kwigo ka kane. Satani nawe buri ntambwe yose arayirwanya, uko abonye uteye iya mbere ujya ku kwigo ku gatambwe gakurikiraho cyangwa ku gatambiko gakurikiraho, Satani nawe akugabaho ibitero mu buryo bushoboka, akagerageza kugusubiza inyuma cyangwa se kuguhura kuri rwa rwego. Kubera iki? Abakeka ko umucitse, ababona ko uramucika, hari aho ugera akabona ko atakikubashije, ntahwema kukugabaho ibitero, ariko aravuga ati ibyo aribyo byose reka ngerageze ndebe ko namubasha. Rero hari ikigero umukristo ageraho akambikwa imbaraga yo kudasubira inyuma, nubwo ahura n'ibigeragezo n'urugamba, ariko aba ari ukugira ngo yezwe, haba hasigaye intambwe yo kwezwa. Nicyo cyigisho cyaratambutse, mugende mugikurikire abatarabashije kucyumva. Rero imikurire y'umwana tugiye kubinyuramo twihuta cyane, muhite mubyumva muri iriya shusho, iriya jambo twasomye, cyangwa se hariya twasomye mu rwa kabiri rwa Timote igice cya mbere umurongo wa 5. Mugende mujye muhita muhasoma muhahuze. Iyo intangangabo ihuye n'intangangore, ako ka mwanya umuntu aba yabonetse. Niyo mpamvu burya abantu bakuramo inda ku bushake baba bakoze icyaha. Umuntu aba yamaze kuba umuntu, ijuru riba ryamaze kubara ngo umuntu yabonetse, umuntu yiyongeye ku bandi bari basanzwe bahari. Niyo mpamvu ni icyaha gukuramo inda. Ariko amategeko tugezemo mu buryo bwo kubahiriza amategeko 10 ya Satani mu bihugu byose byo ku isi, ubu ngubu ntabwo bikiri icyaha. Wayikuramo ku bushake bwawe cyangwa se ukagira umuntu ubigufashamo, ntabwo bikiri icyaha. Icyo rero ni icyaha gikomeye cyane mu bantu bishe abantu, nawe ubarwamo. Iyo intangangabo ihuye n'intangangore bahita babara ko umuntu yabonetse, babyita ngo ni urusoro cyangwa se implementation. Iyo intangangabo igihura n'intangangore, abanyeshuri barabizi, spermatozoide ikimara kwinjira muri ovule, intangangore, icyo bita ovule cyangwa se igi, bahita babyita urusoro. Ni ukuvuga ngo aba ari ibintu bitari byatanga ishusho ngo uvuge ngo iki kintu ndabona ari ishusho isa nk'umuntu cyangwa se nk'ikintu, oya, aba ari ishusho y'igi gusa. Rero babyita urusoro, na Bibiliya irabivuga. Turi kwihuta, turi kugira ngo tubihuze neza cyane n'umuntu wabyawe ubwa kabiri. Nikodemu asanga Yesu nijoro, aramubaza ati ese bishoboka bite ko umuntu yakongera gusubira mu nda ya nyina akuze akabyarwa ubwa kabiri? Ariko yari umuswa ku ijambo ry'Uwiteka, yari umuswa ku bijyanye no kumenya Imana, yari umuswa ku bijyanye no kubyarwa ubwa kabiri. Ariko isi yo yamwitaga ko ari umuntu w'umuhanga ukomeye cyane, kubera ko niwe wari uzi ubuhanuzi, niwe wari uzi ibyo gutsindishirizwa, niwe wari uzi ibyo kwigisha icya 10 n'amaturo. Ariko mu by'ukuri hari icyangombwa atarazi. Nawe aratangara ngo byashoboka bite ko umuntu yasubira mu nda ya nyina? Nyamara ibyo Yesu yaramubwiye bihuye n'ibyo ndi kubabwira, kandi ngiye kubabwira neza cyane. Ni gute umuntu wakuze yabyarwa ubwa kabiri? Ibyo yamubwiraga ni ukuvuka bwa kabiri mu buryo bw'umwuka, ntabwo aramubwiye mu buryo bw'umubiri.
Ni gute umuntu wavutse atandukanyijwe n'ubwiza bw'Imana, wavutse mu maraso yakoze ibyaha, wuzuye ibyaha, wuzuye urugomo, Imana yakongera kumubona bundi bushya ikamubonamo Adamu wa kera utaracumuye? Ni gute umuntu wari umunyabyaha yakwihana ibyaha, noneho mu maso y'Imana, Imana ikamubonamo nk'umukiranutsi, Imana ikamubonamo nka Yobu, Imana ikamubonamo nka Aburahamu, Imana ikamubonamo nka Enoki, Imana ikamubonamo nka Mose, Imana ikamubonamo nka ziriya ntumwa 12 n'abandi benshi? Bishoboka bite? Nikodemu arasinda, ariko Imana ihabwa icyubahiro kuko Nikodemu yahakuye imbaraga ikomeye cyane, kandi aza gutera intambwe abyarwa ubwa kabiri kandi akuze. Si uko yongeye gusubira mu nda ya nyina, ahubwo yisubiyeho agarura intekerezo, amenya ko uwo bari kumwe ari Imana yo mu ijuru, kandi umwami w'ibihe byose, utanga agakiza, uzana amahoro, ubabarira ibyaha uko byaba biri kose, umuntu agatangira kwitwa umuntu w'Imana, wubaha Imana, akaba abaye umuntu mushya, utangira urugendo rushya rugana he? Mu ijuru. Iyo tuvuye ku rusoro, umwana akivuka, akiva mu nda ya nyina, yitwa uruhinja, sibyo? Yitwa iki? Yitwa uruhinja. Iyo umwana bamubyaye yitwa ikira, yitwa uruhinja. Nshuti bene data, murabizi cyane. Nyuma y'uruhinja, mu mezi make cyane, kwa kundi umwana aba agitangiye kugwa hasi yubitse inda, ataramenya gukambakamba, tansiyo, ataramenya gukambakamba, atangira kwitwa umwana. Ariko hagati y'uruhinja n'umwana harimo etape yo bita igisekera mwanzi cyangwa se igisekera banzi. Bavuga ngo ni wa mwana yagiye gutaruka akego, yagiye gutaruka agatambiko kandi bitari ngombwa. Ni wa mwana utaramenya gukambakamba, atakwikura aho ari. Bivuga ngo kugira ngo ave ahantu ari, akenera ubimufashamo, sibyo? Bamwita igisekera abanzi. Iyo avuye ku gisekera abanzi, yaratangiye kumenya gukambakamba, gukubagana, wasiga ikintu hari akagenda akagisangayo, umwumva abatangiye kugera ku rwego rwo gukubagana, utari hafi ibintu byose arabimenagura, ntabazi ikibi n'icyiza. Icyo wari kubona arakora ni icyo gusa, gikoraho ahirika agira ate, ni uko nguko. Yitwa umwana. Yitwa iki? Umwana. Abiga biyoloji mwegere hafi, mwaza kudufasha neza cyane, mwaza kudufasha abantu babyumve byimazeyo, babihuze n'iby'umwuka. Bivuga ngo urugendo rw'iby'umubiri twahise turuhuza n'urw'iby'umwuka, kugira ngo Imana idufashe ubwenge bwacu bwaguke, tumenye icyo Imana idushakaho. Umwana atangira guhaguruka, gukambakamba bikaba agatangira kugira atera guhaguruka. Yatangiye guhaguruka, ubwo aho ho hanyuramo agahe gasa nk'aho ari karekare. Kuva mu bwana ugera mu bugimbi n'ubwangavu ho habamo agahe karekare, biba bigoranye, ariko aba ari urugendo rwiza. Batangiye kuva mu bibi, batangiye kumenya gutandukanya ikibi n'iki n'icyiza, batangiye kujya mu ishuri, batangiye kwigishwa kumenya gusoma no kwandika, ubwenge bwe butangiye kwaguka. Icyo gihe ni igihe cyiza cyane, ni igihe afatamo imyitozo ikomeye cyane yo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza. Mu rugo rw'abakristo hari ukuntu babigenza nk'uko Bibiliya ibisaba, nk'uko ijuru rito ribigombwa. Umwana agakura yubaha Uwiteka, agakura azi Imana, nk'uko Mose yakuriye hehe? Mu biganza by'abanyamahanga. Ariko ku bw'ububasha bw'Imana,
Imana imukoresha ibikomeye. Toza inzira nziza, imico myiza umwana wakiri muto. Ni mu migani, azarinda akura, azarinda abisaziramo. Asazire mu nzira nziza yo kubaho Uwiteka. Uhereye mu myaka 12 kugeza hafi 17, hafi aho ngaho, yitwa umwana w'umwangavu cyangwa se ingimbi. Ku mukobwa igitsina gore aba yitwa umwangavu, noneho igitsina gabo akitwa ingimbi. Ubwo hepfo aho ngaho yari umwana, aba ari umwana w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu. Nta rindi zina rihari, waba arizi yaritwibutse. Gusa turimo tubifashe dutya ko ni umwana w'umukobwa cyangwa se ni uw'umuhungu, ni uruhinja rw'umukobwa cyangwa se rw'umuhungu. Noneho uvuye kuri 17 ugera muri 25 baba babaye abasore n'inkumi. Byo murabyumva neza cyane, baba babaye abasore n'inkumi. 25 uzamuka ugeze 35, hafi aho ngaho ntabwo harenga. Ubwo batangiye gushinga urugo, baba batangiye kwitwa urubyiruko, bamaze gutera intambwe kujya ku cyiciro cy'abagore n'abagabo. 35 ugera 5 n'irindwi, hafi aho ngaho baba batangiye kuva mu rubyiruko rw'abagore cyangwa se abagabo cyangwa abasore n'inkumi. Ubwo batangiye kugera aho bita umugabo ngo ni igikwerere. Umugore sinzi, mutwibutse neza abantu bakuzemo, mwandike ubutumwa bugufi hasi muri comment, mwandike mutwibutse. Iyo atari igikwerere, ni umugabo w'igikwerere, umugore bamwita ngo iki? Iyo uvuye aho uhita ujya kuri etape hagati ya uhereye kuri za 55 uzamuka, byo bita menopause, aho umugore aba atakibasha kubyara. Ntago icyo bita imisemburo ishinzwe gukora intangangore iba yarahagaze, babyita menopause. Ntago aba akibasha kugira kubyara, ariko umugabo we aba akibyemerewe. Abo rero baba bamaze kugera mu cyiciro cyo kwitwa ngo ni abasaza cyangwa se abakecuru, umusaza cyangwa se umukecuru. Iki cyiciro gisoza aho bahita batera intambwe ya nyuma yo kwitwa umukambwe. Umukecuru, umusaza, noneho uhita ujya ku gisoza cyitwa umukambwe. Mu by'umwuka rero twagiye. Umukristo iyo ateye intambwe ya mbere yo kubyarwa ubwa kabiri, amaze kumenya Yesu Kristo by'ukuri, Yesu yaramwiyeretse, yaramwishyura, amaze kumenya ububi bw'icyaha, amaze gutangira gukunda Imana, gukorera Imana, amaze kumenya urukundo rw'Imana nyakuri, atangira kubona urwego rujya mu ijuru. Amen. Atangira kubona ngo iki? Urwego rujya mu ijuru, akarukunda, akabona ko agomba guhunga. Inaha ntabwo ari iwacu, akagomba kumenya ko agomba kugira kujya iwabo. Atangira kumenya ko aho ari atari hehe, atariho iwabo, ko yashimuswe, ko ari mu bunyage, ko agomba kujya iwabo, kandi ko inzira igomba kumugezayo ari kuyireba. Ni urwo rwego nyine. Atangira kugira atangira kubona ibyiza byo mu ijuru, binyurije mu kwiga ubutumwa bwiza, mu kubwigishwa cyangwa mu kubwiga, binyuriye mu kubona ibitangaza Imana n'urukundo rwayo igenda imukorera. Agatangira gutera intambwe, agatera ku rwego gatambiko ka mbere, akazamuka. Yesu Kristo ubwo rero bafatanye, zamuka ka kabiri, zamuka ka gatatu. Ubwo murabihuza neza nk'uko nabibabwiye. Uruhinja uzamuka, umwana, urubyiruko gutyo, azamuka ka gatatu, ka kane, nuko. Ubwo murabihuza na rya somo nababwiye. Kwizera mukongereho, kwihangana mukongereho, ubwenge, kumenya mukongereho, kwirinda mukongereho, kumanuka gatangira kuba umunyabwenge, kurangara bikagenda, ubujiji bukagenda, umudamararo ukagenda, tangira kugira ubwenge bwakomotse mu ijuru.
Iyo ubuhanuzi busohoye rero urwego rukanyeganyega, hari ababa barasinziriyeho, hari abatangira gutera intambwe bwa mbere, bagera hagati bagasinzira. Urwego iyo runyeganyeze barahubuka. Iyo ahubutse urumva ibirometero aba ahubutsemo. Fata igiti cya metero zingahe, kilometero 40 ngaho ugahubuka ukagwa hasi, benshi bahubutse baragwa bagapfa. Iyo adapfuye aragira ati arangirika agakomereka, benshi bakaba ibimuga. Ubwo ubuhanuzi bugize bute? Burasohoye. Ubuhanuzi bugize bute? Burasohoye. Ariko hagati aho ngaho ngiye kubereka, mbere yuko nkomeza kubazamura runo rwego rujya mu ijuru, ngiye kubereka amafoto, wenda nabivuzeho ariko ni na byiza ko tubashyiriraho amafoto kugira ngo namwe mwirebere. Mubyihanganire mubyihanganire abo nakoresheje amafoto yabo. Mbafite amafoto menshi kuri telefone, aho nakoresheje amafoto yabo tutaziranye, ntatanabasabiye uburenganzira n'ububasha ngo banyemerere kuyashyira ku ikoranabuhanga. Munyihanganire, mumpe imbabazi, ntabwo nari kubasha kubageraho mwese ko ngo mbasaba uruhushya ko ngiye gukoresha amafoto yanyu. Ariko nta n'icyo bitwaye, gusa icyiza ni uko turi kwiga ijambo ry'Imana, ntacyo bitwaye. Abari buze kwibona aha ngaha nifashishije basa nkaho baragaragara nkaho nifashishije amafoto yabo, abatabishakaga mu byihangane, kandi n'abandi namwe mubirebe nk'ibisanzwe, nta gikomeye kirimo aho ngaho. Ngiye kujya nyabereka noneho bihuze na bya bindi nababwiye. Aho muraza kubona nifashishije abakomeye, aboroheje, bamwe mu bayobozi bacu b'ibihugu, bana babo, turanyi, abo twakoranye. Ntabwo ndi buze gusobanura buri foto icyayo, ariko abo tuziranye muraza guhita mubimenya, naho nagiye nkorera muraza guhita mubimenya hirya no hino. Iyabanjemo ni iyo ngiyo, muraza guhita mugenda muzibona. Ni abana bagiye ari batoya, muraza kujya mubonamo ingimbi, abangavu, abasaza, abakecuru, utwana dutoya cyane. Muri ubwo buryo muraza kugenda mubabona. Reka dukomeze tugende tuzibereka amafoto, kugira ngo n'abana bato bagenda bakurikira bino byigisho. Ni byiza ko tuvuga ibintu tukabibereka, tuvuga ibintu tukagenda tugira dute tubibereka. Urabona uyu mudamu ni bamwe ba kera, n'ifoto ya kera yogoshesheje uburyo bitaga ngo ni amasunzu. Ni ku bami, ku ngoma ya cyami mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murabona ko uyu nguyu ageze muri cya cyiciro cy'umugore cyangwa se umugabo. Aha ngaha murabona ko icyiciro cy'abasore n'inkumi, cyangwa se benda gushakana, cyangwa se banabanye. Ni ibyo ngibyo. Aha ngaha murabona ni abasore, abagabo, gutyo. Aho nakoraga aba ngaba turaziranye mu byihanganire. Ngahe nguko. Turakomeza. Aha ngaha murabona twageze mu cyiciro umukambwe, abakambwe cyifashisha akabando, Aha ngaha murabona bageze mu gihe cyo gushyingirwa. Ubwo urugendo rujya mu ijuru mu by'umubiri ndimo kurubereka, no mu by'umwuka turahita tubigeraho. Aba ngaba benshi tugiye tuziranye, niyo mpamvu kwifashisha amafoto yabo nta gikomeye kirimo. Umuryango wa Ange Kagame munyihanganire, nubwo mutanzi, ntabwo tuziranye, ariko nifashishije ifoto yanyu niyo nabonye hafi. Murabona bari abana babiri rwose baratandukanye. Umwe ashobora kuba azi kugenda, undi no gukambakamba ntarabimenya. Nabibasobanuriye. Aba ngaba murabona bakurikiyeho,
bazi kugenda ariko bageze kuri cya cyiciro kihe, baracyari abana, baracyari abana. Uyu nawe muramubona, nawe aho uri, ibihe byiza, Uwiteka agufashe. Ahangaha abasaza n'abakecuru, ahangaha ingimbi, abangavu, ariko kuko ari abakobwa ni abangavu. Aba ni abana bakiri muri cya kigero cyo kuva kuri 12 ugeza ku myaka 5, hafi aho ngaho baracyitwa abana. Iyi nayo ntabwo nagenda ntayiberetse, ni abana bari hafi hagati y'imyaka 5 na 12, hafi aho ngaho. Ngayo nguko, ibyo nicyo nashakaga kugira ngo ntaza kugitaruka, kugira ngo abakiri batoya babashe gusobanukirwa n'imikurire cyangwa stade de développement des enfants. Dukomeze rero icyigisho cyacu, aho tugeze ku ntambwe y'umukristo uri kuzamuka urwego, ariko tukaba tugeze mu gusora k'ubuhanuzi. Ubuhanuzi rero hari igihe bujya busora ari bubi kuri bamwe, abandi bukaba bwiza, ariko reka mbabwiye ko iyo ubuhanuzi busoye rwa rwego ruranyeganyega, kuko abantu baruriho baba bagomba kugaragaza mbega aho bari, icyo bakoze, icyo bagezeho. Baba bagomba kumurika itarantu bahawe, icyo bazikoresheje. Rwa rwego rero ruba ruriho ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni abantu barutangiye, baruriho, ariko baza kugira ibibazo bikomeye cyane n'ibigeragezo bikomeye muri isi, barusinziriraho. Icyiciro kindi cya kabiri gikurikiraho ni abantu bakiri munsi yarwo, bataragira akenge, bataratera intambwe yo gutangira kuruzamuka. Ikindi cyiciro ni abantu bari kuri rwa rwego kandi bari kuzamuka, barimo barazamuka bajya aho bagomba kujya, cyangwa se iwabo, bajya iwabo. Iyo rwa rwego runyeganyeze rero, mwumve, mutege amatwi, ba bandi basinziriye ni ba bantu batangiye intambwe yo kwihana no kureka ibyaha, ariko bageze hagati birengagiza ko Yesu Kristo azagaruka mu isi, basubira mu by'isi, basubira muri bya byaha bari barihanye, barangije basinzira ku rwego. Ubuhanuzi busoye, urwego runyeganyeze, barahubuka bagwa hasi, bamwe barapfa kandi barakomereka, abandi baba ibimuga, barangirika. Noneho iyo urwego runyeganyeze, hari abantu baba bari maso, ni babandi rero bari ku rugendo, bahora bagenda bari maso, bagashishoza, bakamenya ibihe tugezemo bimeze bite, ibihe tugezemo bimeze bite, ni gute twabyitwaramo dute. Abapasiteri bagafasha abakristo nabo bagafashanya, bakiga ijambo ry'Uwiteka, bakamenya ni igiki kiri kujya mbere, cyamara kugenda neza bakiga bagasoma ubuhanuzi ngo ni igiki gisohoye, ni igiki kibaye, turacyitwaramo duti. Noneho imbaraga z'Imana zikabiyereka, zikabihishurira, bakabasha kugira gute, bakabasha kumenya ikijya mbere. Nari maze kubibabwira, iyo urwego runyeganyeze biba ngombwa ko abantu bafashanya. Ubuhanuzi rero burasohoye. Ese ubutinganyi niba buri kwamamazwa mu isi, mu bihugu byinshi byo ku isi, kandi bigasabwa ku itegeko, ku ngufu, kubushyira mu bikorwa, amadini n'amatorero arakora iki? Muremera ko ubutinganyi bwinjira mu madini n'amatorero yanyu? Ntimubyemera? Abapasiteri muremera gusezeranya abana bahuje ibitsina, cyangwa se ibindi bipfuye amaso ntazi biri kwinjira byaduka? Murabyemera? Ntimubyemera? Icyo gihe urwego rwanyeganyeze, abakristo ubwo bahuye n'ikibazo. Abapasiteri, abayobozi, murabyitwaramo mute? Rero iyo urwego runyeganyeze, ahanini duhita twigira mu madini n'amatorero, kuko leta ho ntabyo baba bazi, baba bakeneye ubufasha buvuye hehe? Mu bahanuzi. Niyo mpamvu ese
ubwenge bucurana cyangwa se ikoranabuhanga riradutse, kandi ubuhanuzi buri kutwereka ko Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Kandi mbere y'uko Yesu Kristo agaruka, Satani agomba kugira abantu ahindura intekerezo, akabahindura mu buryo bw'ikoranabuhanga, akajya ayobora ubwonko cyangwa se ubwenge bwa muntu. Ni ukuvuga ngo uko umuntu Imana yamuremye, Satani we akaza amuhindura. Ni ukuvuga ngo akaba igikoresho cya Satani bifashishije ikoranabuhanga. Covid iradutse, kwibasira ubuzima bw'abantu buraje, guhindura intekerezo z'abantu biraje. Abanyamadini, abakirisitu barabyitwaramo bate? Biragenda bite? Mugende mukore inama, muzane umwanzuro mugendeye ku ijambo ry'Imana ry'Uwiteka. Ese ikintu gishya cyadutse mu isi, Imana yakivuzeho iki? Abahanuzi bakivuzeho iki? Kiremewe gukoreshwa cyangwa se ntibyemewe? Ngayo nguko rero, rwa rwego ruranyeganyeze, bisaba ngo abari maso barakomeza, baba basinzire barahubuka, batarafite gahunda yo gutangira urugendo baragira bate? Baraguma aho ngaho. Yesu Kristo azagusanga, nguko uko bizaba bimeze. Hari abazasanga barageze ku rwego rwo hejuru rushyitse cyangwa se rukwiye, hari abo Yesu Kristo azasanga bari hagati barasinziriye, abandi bari kugenda. Ufite azongererwa, ufite azagira atazongererwa, udafite ntacyo azahabwa. Nguko ukuntu ibintu bimeze. Rero birashoboka ko umuntu wita umwanzi wawe yakubuza ijuru. Birashoboka ko umuntu wowe wita umwanzi wawe cyangwa se umuhemu wawe yakubuza kuzamuka rwa rwego rugana hehe? Mu ijuru. Yakubera inzitizi. Niyo mpamvu buri muntu wese abe maso. Birashoboka ko hari umuntu waje gusaba imbabazi. Ntabwo ari byiza ko mubana mu makimbirane. Ndabizi ko gusaba imbabazi biragorana, kuzitanga biragorana, ariko muhumurize. Aho Yesu Kristo yageze, aho inkoni ya Kristo yakubise, haroroha. Amahoro akaza, haroroha. Abantu bakagira bate? Bakaganira, bagahuza, bakiyunga. Naho atakwemera ko mwizera kimwe, naho atakwemera ko imyizerere yawe ihwana n'iye, genda umusabe imbabazi. Naho atatera intambwe ya mbere ngo aze gusaba imbabazi, wowe musange, umubwire uti naraguhemukiye, umubwire uti ngewe nubwo wampemukiye narakubabaririye, nubwo utaje kunsaba imbabazi ariko ngewe nagize ati narakubabariye, ndabonye atari wowe. Ni umwanzi Satani. Mukomeze, Yesu ari hafi kugaruka. Uturanye n'abarozi, nibyo bakurogeye abana, bakwiciye abana, amatungo yawe bayakumazeho, abajura, basinzi, abasambanyi. Ibyo byose ni ubushake bw'Uwiteka kugira ngo ubabere urumuri, bamurikire, ubereke ubwiza, ubereke kumenya Yesu icyo ari cyo, ubereke ibyiza byo kumenya nde? Kristo. Ubereke imbaraga ibonerwa mu maraso yande? Ya Yesu. Niyo mbaraga itsinda Satani, niyo mbaraga ikuramo ibyuho byose Satani yashyize, yatambitse mu rugendo rwacu rujya hehe? Rujya mu ijuru. Kujya mu ijuru ntibyoroshye, ariko uwamenye Kristo bigize bite? Biroroshye nko kunywa amazi. Nabasezeranyije ko tutaratinda. Icyigisho cyavugaga ngo inzira ijya mu ijuru inyura ku wo wita umwanzi wawe. Rero isaha irageze, Kristo naza agasanga utaratangira urugendo, ntacyo muzavugana. Naza agasanga warasinziriye ku rwego, ntacyo muzavugana. Icyo ashaka ko dukomeza kujya mbere, dukomeze tujye mbere. Byingiro na Mukristo bageze mu isoko ry'imburamumaro, muragura iki? Turagura ukuri. Hano nta kuri ducuruza. Muragura iki? Ukuri. Hano nta kuri ducuruza. Niko bababwiye. Icyo basabwaga nta kindi, ni ukujya mbere. Ntabwo basabwaga kugura ikindi icyo ari cyo cyose, ntibasabwaga kuhatinda, ntibasabwaga kudamarara, kuko hari ibintu byinshi byagombaga kubayobya no kubarangaza. Bagombaga rero kujya mbere, kandi bakomeje kujya mbere. Iherezo yabo turayazi. Rega iziriya ni inkuru bashyiraho Uwiteka twiri kugira ngo zitwereke neza, ziduhishurire neza imbaraga, urugendo, uko umuntu abasha kugira ate? Kujya mu ijuru kandi akiri na hano ku isi. Uko umuntu abasha kwinjira mu marembo y'ijuru kandi akiri na hano ku isi.
iyo bavuze urugendo ntabwo ari uguta umuryango wawe, tujya tubabona, mujye mwirinda kugwa mu bwaka, gusebya umurimo w'Uwiteka. Ngo utaye abana bawe ngo ugiye hehe se ugiye he? Ntabwo ibyo ari byo. Kubakebura mugaruke bugufi. Ubu turi kwitegura ikigeragezo giheruka, urwego rugiye kunyeganyega, nko gushyirwaho ikimenyetso mu buryo bweruye, gukora kwa Satani mu buryo bugaragara, no guhatira abantu kuruhuka umunsi umwe w'icyumweru, umunsi wa Satani, ikimenyetso cya Satani, dimanshi, umunsi w'igihimbano, ikigirwamana cy'izuba. Ubu urwego rwo rugiye kunyeganyega twabibuzeho kenshi. Harimo abagiye gusinzira, abandi bagire bati bahubuke, abandi bakomeze kujya mbere, binjira mu marembo y'ijuru. Musenge, dusenge, dusabirane imbaraga muri uru rugendo turimo, dufatane urunana tujye mbere. Yesu Kristo ntacyo atagize ate? Yesu Kristo ntacyo atadukoreye mu izina rya Yesu. Rero turashoje, ntabwo twari butinde, kandi ni iby'agaciro. Iyo bibaye ngombwa ko turatinda, iyo bibaye ngombwa ko twihuta tudatinda, nabwo ntabwo dutinda, kubera ubushake bw'Imana. Nagira ngo abakristo mbafashe, niba intambara ibaye murabyifatamo mute? Urwego ruranyeganyeze. Niba ikigeragezo kije mu gihugu, mu muryango wawe, cyangwa se mu itorero mugahura n'ikigeragezo runaka, ubu urwego rurabanyeganyegeye, murabyitwaramo mute? Rero inama zose mwakora, imyanzuro yose mwashyiraho igihe urwego runyeganyeze, mugomba kwifashisha imirongo ya Bibiliya. Mugomba gusenga mukiriza ubusa, Uwiteka akabiyereka, akabereka uburyo mugomba gutambuka muri icyo kigeragezo. Benshi kibasubiza inyuma, abandi kikabakuza, abandi kigatuma bavuka bundi bushya, bakava mu mwijima, bakamurikirwa n'ubwiza bw'Uwiteka. Reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu mitima yacu twese, kandi ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese aho mwakurikiranye icyigisho muherereye. Turashoje rero, niyo mpamvu tugiye gusenga kugira ngo Imana irusheho kudukomeza kandi irusheho kuduha imbaraga muri uru rugendo twatangiye. Yesu Kristo ari hafi kugaruka, kandi twenda gusohora iwacu heza, aho Yesu Kristo ari kudutegurira. Mureke rero abafite uburyo dusenge kandi dusoze icyo cyigisho, maze Uwiteka arusheho guhabwa icyubahiro. Wakoze, turagushimye Data wo mu ijuru, ufashe buri muntu wese wumvishe kino cyigisho, haba none n'abazakurikiraho, kandi uduhe kugira urugendo ruhire, uduherekeje utube imbere n'inyuma n'impande, tugoteshe ubwiza bwawe, maze tubashe kuzamuka rwa rwego rugana mu ijuru, rugana iwawe, aho waduteguriye, kandi twambike itsinzi n'ikamba ryo kunesha. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, turagushimye, amena.